ese ufite imbaraga ukoresha cyangwa harandi wabikuye? nta zindi imbaraga n'impano yanjye nuko nakora ibindi byo gufata inzuki niko nawe ubona bihagazeho. Turabasuje inshuti bakunzi b'Idembe TV, muri kumwe na Amuri. Uyu munsi tubafitiye agashya nkuko mubireba kuri kamera, tubafitiye umuvumvu uzwi ku izina rya Kanyenzuki. Reka dutangire atwibwira. Amazina yanjye Twabikorimana Samuel, andi asanzwe yitwa Kanyenzuki. Ese ufite ubushobozi bwo gufata izi nzuki ukaba wazijyana ahantu ukaba wakongera ukazihamagara zikaza utagiyeyo? Cyane rwose nazihamagara n'umugomba uko ubibona mba nazihamagara nkazishyiraho aho igihe higenze utuntu. Ni ngombwa ko nimuka se cyangwa ufite iyindi tekinike? Ese ufite imbaraga ukoresha cyangwa harandi wabikuye? nta zindi imbaraga n'impano yanjye nuko nakora ibindi byo gufata inzuki niko nawe ubona bihagazeho. None se ibintu byo gufata inzuki ni impano cyangwa ni ahantu wabyize? Ni ibintu mba narahuguriwe nkabyiga mu mashuri, mba narabikoreye ubushobozi, narabyigiye narahuguriwe. Uko ubona nzifata inzuki niko nawe wazifata, ariko biratandukanye. Mfite ukuntu mba nazifashe nkazishyiraho. Ukurikije zino nzuki zawe uri kubona ko ziri kujya ahantu hamwe, ni ukubera ko ziri kugenda? Niko mba nabishatse ko zijya muri aka kantu. Ubwo ubishatse zajya kuri iyo ngofero yawe? Zajyaho cyangwa mbonye ahubwo umwami ntabwo namubonye, ndamubonye ariko nta kintu zo kumufata. Umwami se ubu aramutse agiye ntabwo zahita zigendera zo? Zahita ziguruka, bareka amufate ndebe ko mufata. Numara kumufata umutwereke natwe turebe uwo mwami. Arimo imbere ariko ntabwo amufata. Arimo imbere agiye mu zindi, reka mwihurire. Kuma ntabwo zijyana, ni utwana tw'Imana. Shaka kuturisha inzuki tu. Ntabwo zijyana. Abana zabaye mba narasengera, mba narazihuguye. Waguhuguye se waramwishyuye ikiguzi kingana gute? Njyewe ni ibintu ni impano mba narakoze, nuza nkakora nuko nawe wazuka ugakora, nuza ibyo ukora ni byinshi. Njyewe impano yanjye ni gufata inzuki nkagira ndazaziganisha mu kibano n'ahakora. Ahubwo ikibazo uratubwiye akanya kamwe uti ni impano, akandi kanya uti warabyize. Ubwo turemeye ni impano yanjye narabihuguriwe. Urose utarabihugurirwa warazifataga? Ntago narazitinyaga. Niko nabonye umuntu tujyana kuhakora, mpita nyine mbona ukuntu abigenza nawe bitandukanye. None iyo ngofero ufite? Ingofero yanjye niyo bampaye muri RDB, yuko ndi umuvumvu. RDB ni itanga ingofero imeze gutyo? Ni ikigo nyine cy'ubuzima nyine hano mu mujyi birahari, nyine ibishinzwe iby'ubuzima bw'ubworozi bw'ubuvumvu. Nibo batanga ingofero zimeze gutyo? Barayigwa niko yanjye ishaje nyine, mfite ibindi by'akazi. Ni ukuvuga iyo ngofero no gufata inzuki nta hantu bihuriye? No ngofero nanjye icyo nirinda niko zimana kuzanjya mu mazuru cyangwa zikanjya mu maso. None ko turi kubona iyo ngofero nta hantu ihuriye n'amaso cyangwa amazuru? Mba nazifashe nyine ko nazisuzuma hano. Ngo? Mba nazifashe nazisuzuma hano. Nuko naziyora n'intoki. Kandi hariho iziri inyuma? Niko nazifata n'intoki azishiramo adutotora n'utuntu twanjye, mba naratinyutse nyine nkareba. None se izi nzuki zawe ushobora kuzisiga hano ukagenda ukaza kugaruka ukazisanga? Cyane rwose. Ariko zisize byagusaba ko niyo ngofero uyisiga? Oya, nazisiga ko mba nafashe umwami aba arimo, nagenda nkagaruka azasanga. Umwami wawujyana? Oya, aba arimo ntabwo zagenda. Ugiye umwami wamusiga hano? Ubuse watwemera ngo ugende uzisiga hano, ugende turebe ko zitigendera? Aho ngaho hano
ushobora kuzitereka hano uhagaze ukigendera. kereka mfite ahantu nazitereka kuko nzikubita hasi zishobora gusara zikarya abantu zikatuma, ariko iyo ziri muri aka kantu nta hantu zajya. Aka kantu se gafitanye isano no kuba zitagenda? Aka ngaka se akubona rero nta kantu mba narihimbiye nanjye kugira ngo ndebe ko byakunda, nanjye ndebe ko byakunda nakora udukomedi n'utu tw'inzu ni Imana yanjye yo gutudushya. Ako kantu kitwa ngo iki? Kitwa ngo iki? Aka ni ifumba yanjye ya Kinyarwanda. Ngira ngo ifumba ni igikoresho bakoresha gitanga umwotsi umuntu agiye ifumba yanjye ninkoresha mu guhakura no gufata inzuki no kugira gute? Ubwo ntizikuriye? Umwami nagira ngo mfate none yihisha ngo wowe ko zihagaze muri hano zakuriye. Ikibazo mfite kuki zitari kuturya kandi tusanzwe tuzi ko inzuki zisanzwe zijya abantu. Inzuki rero zifashe gutya ntabwo zijyana. Rero n'utuntu nawe wazifata ukazifata gutya ukabyerekana, ariko byagusaba ko wagura akantu. Bose ko tubona kuzigendana uzijyanye he? Zijyanye kwagika kuzishyira mu mutiba. Ubwo ni umutiba wawe cyangwa ni w'abandi bantu? W'abandi bazanye mba ngiye kuzigurisha. Ubwo zibagurisha ngahe? Biterwa n'uko nyiri twavuganye. Ese nk'umuntu aramutse ashaka inzuki aherereye ahantu kure nazijyana nabwo nta kibazo. Ari ahantu bisaba ko utega ikinyabiziga utajya n'amaguru. Kariya kantu ubona kari inyuma yanjye. Kariya kantu katwereke. Aka ngaka aka ni agafuka gasanzwe nikari ubuki buba bwarakanduze. Ziterekamo gutya nkazishyiramo nkafumba ku buryo watinyuka ukajya mu modoka irimo abantu benshi ufite n'inzuki. kuko ntabwo banyemerera ko nzitwara gutya bagira ubwoba kuko ntabwo zabajya. Urakoze cyane turagushimiye. Dusabe n'abakunzi ba Idembe TV gukanda subscribe, gukora share kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zigezweho zijye zibageraho. Tubonereho kubifuriza umwaka mushya muhira 2023. Murakoze cyane namwe ndabifuriza umwaka mushya wa 2023. Murakoze cyane. Yego.